amazina ye yose yitwa Abdul Karimu cyangwa se yamenyekanye ku izina rya Burikanu. Uyu nguyu Burikanu aherutse gutangazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, batangaza ko yamaze gutabwa muri yombi, aho yarakurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye, by'umwihariko ni icyaha cyo gukingirana umuntu atabiherewe uburenganzira cyangwa se gukingirana umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iki ni icyaha gikomeye cyane, dore ko Burikanu iyo kiza kumuhama yari gufungwa hagati y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 7. Ariko amakuru ahari nonaha nuko bidasubirwaho uyu Burikanu wamamaye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, yamaze gufungurwa. Ni hanyuma yuko iperereza rikozwe bigasanga uyu Burikanu yarabikoze mu buryo atagambiriye cyangwa se yarabitewe n'uburakari, kandi bikaba bwaro bwa mbere akurikiranyweho n'ubugenzacyaha. Ibi rero byatumye Burikanu arekurwa, ngira ngo mwabyibone ku video gato twatangiranye bidasubirwaho. Burikanu yamaze kurekurwa. Burikanu yari yaratawe muri yombi, ntari cyumweru amaze ahise arekurwa bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Ariko ibyo ngibyo ntago ari byo nshaka kugarukaho, ahubwo ndashaka kugaruka ku ndyarya, ndashaka kugaruka ku bantu bamwe na bamwe bagiye mu by'ukuri bereka Burikanu ko nta ribi, ariko burya mu by'ukuri amakuru agaragara cyangwa se ibyagaragaye hanyuma yuko Burikanu atawe muri yombi nuko burya hari abantu benshi bajyaga babana ari indyarya, hari abantu benshi bajyaga babana batamwifuriza ibyiza. Gatoya reka tubanze dutangire aka kantu, ubanze ukurikire aka kantu, ibindi daza mbiva imuzi n'imuzingo. Ngiye gutangira kukugira inshuti. Ntabwo abonye ibyagiye kurya by'ubuntu ku munyarwenya. Ariko yaraherutse kubwira umuvugizi wa RIB asa nkaho amutangariza ko ibyo bintu bimubangamiye. Ntabwo yarabwiye ngo gwiki ndetse ngo hari igihe ngo kuda ntabwo n'umukobwa ngo akajya kuryarya ngo ukamuha utuza wadaga telefone ukamukubita nk'imodoka ngo yarangiza ngo akakuyoba. None se ngo icyo gihe ngo umuntu aba yemerewe kujya kumurega kugira ngo amusubize ibye? Ariko igisubizo bamaye nawe gitangaje. Cyane bivuze gute? Niba ariko bamubwiye nyine simbizi. Ntabwo mbizi ngewe. None se gitangaje gute kandi utabizi? Ntabwo mbizi ariko. Ako wajureka. Ndeka iki? Gusa bagiye kurya iby'ubuntu. Ariko rero uvuga uziga kuko umusaza nawe azagutaramwagarutse. Ariko nabo ndi kumutarama bari kumurira ibintu. Okay. Bagiye gibye. Abwira ati ari ndaga kujyana mu cyumba kugira ngo abwiye umwe ngo amujyane mu cyumba mwere kuna zakuza impano ze. Niba ari ukuri. Ariko bavuze ariko byanditse mu binyamakuru. Niba ari ukuri byaba ari igitanga. Mu miranga mwere abatoranye n'ibindi biremwa byinshi. Bararya barangwa n'amamoto y'abategeye ageze ati murayansubiza buriya. Banze kujya gusobanukirwa impano. Banze kujya gusobanukirwa impano zabo. Ni talent detection. Yes we. Ibere Kigali ntabwo yabyoroshye nakamubwira. Banyarwandakazi, ntago mbabajwe nuko Burikanu yafunguwe, ahubwo nge biranshimishije nk'umuyutubers. Burya iyo ubonye mugenzi wawe mu social media influencer agize ikibazo abari niwe nejo ni wowe, rero burya hari ikintu cyambabaje. Ngira ngo mwiboneye iyi video tubakiniye, yitwa Kenisi ndetse na Mutabaruka. Aba ni abanyamakuru ba Radio and TV1. Aba bagabo bombi uko ari babiri, ngiye nkimara kubona iyi video byarambabaje. Ngira ngo mwabonye amagambo batangaje kuri Burikanu, ni amagambo navuga ngo atari meza, ni amagambo arimo gutebya, ni amagambo arimo guseka. Burya hari ukuntu useka umuntu ukabona ko wenda ubabajwe n'ibyabaye, ariko hari n'ukuntu useka umuntu ukabona ko mu by'ukuri ntacyo bikubwiye. Rero iyi video ya Mutabaruka ndetse na KNC byarambabaje kubona umunyarwenya, kubona umuntu w'umusitari mugenzi wabo, reka mvuge gutyo, agira ikibazo nk'iki ngiki agatabwa muri yombi, ariko ukabona ko bamwishima hejuru, ukabona ko baraseka ntacyo bibabwiye. Ibi rero byarambabaje Banyarwanda, ntago nabura kubivuga ko
byarambabaje. Hari abantu benshi bagiye batandukanye bagiye bakora feedback tukabona ko bababajwe n'ifungwa rya buri kantu. Ngira ngo navuga nk'umukinnyi wa filime witwa Miki. Uyu Miki wamenyekanye muri Saga na Regis, ngira ngo mukurikire video yakoze kuri aga promoter. Ni umuntu wabonaga ko yababajwe bikomeye cyane no kuba uyu buri kantu yaratawe muri yombi. Ndagira ngo mvuge kuri Jackie nawe ni umuntu wababajwe cyane no kubona buri kantu yatawe muri yombi, ariko birambabaza iyo abandi bantu bagenzi be bahurira mu ruganda rwa industry baza nyuma karibu bameneka buri kantu, ukabona ko ibyabaye ntacyo bibabwiye, ukabona ko bamwe na bamwe bashimishijwe nabyo. Mu by'ukuri ntago ari ikintu cyiza, ntabwo ari ikintu kiba kigaragara neza cyane. Ikindi kintu navuga ni itangazamakuru. Hari abantu benshi batandukanye buri kantu yagiye ahereza ibiganiro, yagiye afasha gukora amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Ariko ibyo bitangazamakuru my friend ntago nirirwa mbisubiramo, ntago nirirwa nongera kubivuga amazina kuko abakurikira imbuga nkoranyambaga ibyo bitangazamakuru ngira ngo murabizi neza. Ibi bitangazamakuru rero icyambabaje ni uko ari byo byakwirakwije mu by'ukuri bikagenda biharabika buri kantu, bikavuga ko buri kantu ngo azize umupuri n'andi magambo agiye atandukanye. Ibi bitangazamakuru rwose byarambabaje. Ngira ngo na buri kantu nawe abonye abamukunda abaribo, abonye inshuti izarizo, ntago azongera gusekera uwo ari we wese, kuko burya abonye ko hari abantu benshi babana mu ruganda rwa industry yo mu Rwanda ariko batamwifuriza ibyiza. Niba buri kantu ashobora gufungwa, umuntu nka Nyakso akavuga ko atazigera musura kandi bose bahurira muri industry, rwose navuga ko ni ibintu biba atari byiza. Abishimye hejuru ya buri kantu navuga ngo baramwaye cyane ko buri kantu atashye, ariko rwose reka mbabwire abantu bababajwe no kuba buri kantu yatawe muri yombi, mbabwire ngo God bless you. Mwarakoze gusengera buri kantu, mwarakoze kumuba hafi. By'umwihariko reka mbwire buri nguni yababajwe cyane no kubura uyu muvandimwe muri iki gihe gishize. Reka mubwira ati ewana my big brother, push up kabisa, uri umuntu w'umusaza kandi komereza aho ngaho. Ibi ngibi bigaragaza ubupfura, bigaragaza ubunyamwuga. Naho abandi bantu rwose bagiye bishima hejuru ya buri kantu nababwira ngo ntago bari byiza. None niwe ejo ni wowe, ntukifurize mugenzi wawe ikibi, ahubwo mureke tujye twifurizanya ibyiza kuko nibyo mbona bikwiriye kandi nibyo mbona by'ingenzi. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.